muri aya masaha y'umugoroba wari umaze igihe muri Amerika ubuzima bwari bumeze gute hari ubuzima bwari bumeze neza nta kibazo hanyuma ni iki kuzanye mu Rwanda uje gusura umuryango uhigarukiye mu Rwanda kuhaba bimeze gute oya ntabwo uje kuhaba mu gihe gito maze muri Amerika nje gusura umuryango ndabizi ko ngenda nagiye size abana hano so byari ngombwa ko njyana nabo ko ntabwo twajyanye noneho ariko ngenda asa nk'uhangayitse mbwira Imana ndavuga ati Imana uzamfashe mu gihe gitoya nze gusura abana kuko ndabakunda so rero Imana yashoboje icyo cyatumye ngo hano hanyuma uretse kuba wenda waje hari amakuru avuga yuko n'ubundi wavuye naho wakoranye n'umugore wawe wa mbere mwabyanye bari abana hari amakuru avuga ko waje ufite gahunda yuko uzakora n'umukwe mu Rwanda ni ukuri cyangwa nagaruka ubukwe bwo muri kiko cyangwa bwa mariage uburyo byose buri kubibazaho bishobora kuba wenda wowe ufite amakuru y'uko bihagaze watubwira wowe uko biteganyije ayo makuru ndumva nta kintu kinini natangazaho ariko ikiriho cyo ni uko mfite sheri ifite umudamu hano mu Rwanda mushya wenda iby'ubukwe bindi tuzabibatangariza nyuma hanyuma birashoboka ko uje mu Rwanda mu gihe cy'iminsi mike uzamujyana cyangwa ni ukumusubiza gusigasira aho yani kumusubiza gusa anegasubira hanyuma duha ikigereranyo cy'ubuzima wabayemo n'ahangaha n'ubwo wari ubayemo kumva abantu bumva uko bimeze hagati kame namwe murabibona navuye hano ndi mu biro 70 ubu ni 80 na hafi 90 so ubuzima muri Amerika bumeze neza nta kibazo iyo wagiyeyo Imana ikaguha umugisha nta kibazo ubuzima burahinduka wavuye naho uri pasiteri ariko uri n'umunyamakuru hariya noneho uri gukora akazi kameze hano nibyo koko navuye hano n'umupasiteri ndi n'umunyamakuru ariko hariya akazi k'itangazamakuru nta kuntu wagakomeza ariko akazi k'ubupasiteri akazi ko gukorera Imana naragakomeje mfite itorero sengeramo mfite itorero mbwirizamo ubutumwa ngakora n'indi mirimo y'amaboko uziko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye hanyuma ikintu ukumbuye cyane mu Rwanda ni iki cyo kurya cyangwa ngo birashoboka yaba icyo kurya kwambara cyangwa se n'umuntu ukumbuye kubona abantu ni nka bane nari nkumbuye kubona abana banjye batatu n'umusheri wanjye ariko ntababona hanyuma urumva ni iki kintu mu by'ukuri uri buhereho unywa cyangwa ujya ukigera mu Rwanda Fanta orange hanyuma uvuye ahangaha uraza gukomeza mu yihe gahunda sa n'uduha gahunda ya muri iyi minsi n'igihe wumva uteganya kuhamara igihe nteganya kuhamara ndahamara ibyumweru 2 ubu ni gahunda inzanye ahanini niyo kubonana n'abana gutembereza abana gusakana n'abana so plan yanjye rero niyo guha abana umwanya kuko nibo banzanye so nkabaha umwanya nkabatembereza tukishimana kuko mfite abana nkunda nabo barankunda noneho ngakora n'izindi gahunda z'amakwe hari amakwe mfite menshi nzataha so muri make nibyo ngibyo muri gahunda uzamara muri iyi minsi urateganya guhura na mama w'abana mama w'abana ntabwo duteganya guhura aho ntabwo nabitangazaho nta kintu bivugaho byinshi ariko ntabwo duteganya guhura keretse wenda bibaye ngombwa ko yaba iyo resi yaba ari ntoya cyane iyo resi ni ntoya iyo resi yaba ari ntoya cyane